rw'ambere sore nayibajyanye mu kwa kabiri rw'ambere basoma duhereye mu rwaho rw'ambere biravuga ngo ibyo gusabira abantu bose. Iryambere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyaha, kubaha Imana kandi twitonda rwose. Amen. Dusubiremo urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cyawe cya kabiri ku murongo wa mbere. Iryambere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira. Hano harimo urwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cyabo cya kabiri. Wageze Dawidi yasenze. Reka dusome Samuel wa mbere. Ntabwo ndi kwigisha naza gusanga byabaye. Samuel wa mbere 22 murongo kaduhere na murongo waho wa gatatu. Bukeye Dawidi avayo ajya i Misipa i Mowabu, abwira umwami w'i Mowabu ati ndakwinginze unkundire data na mama bimukire ino mu bandi kugeza ko nzamenyera icyo Imana igira ite integeka. Yari mu ntambara zikomeye, Sawuli amuhiga, bigira nawe Sawuli ajya guhiga iwabo ngo abice, Dawidi arabahungisha. Ageze aramati ibintu bizahereranye, aragenda abwira umwami w'Imowabu aramubwira ati akira data na mama nimufate bambikire bandindire, genda mu buzima na yewe ibyo aribyo nzaza kuba gusaba maze kumenya icyo umwami Imana anekereza. Yesu nashimye maze kumenya icyo Imana integeka, kuko ubu none ubuzima ndimo sinzi aho nerekeza. Igihe cyo kwisengera kwawe ni cyagiye ujya imbere y'Imana ufite ibyo ujya kwibaza. Ese Mana ko mbona ibi n'ibi, nabahaye ubuhamya mu minsi cyagiye ya mahoro wabiri yanjye nabonye kandi ngo ndacana icyo byasabye ku kanya ni ukujya kubaza Imana ngo uranekerezaho. Ese ni ibihano ndimo ndahanwa nihane? Ese ni ibigeragezo ndimo ndageragezwa nitegure? Ese ni Satani wanteye rwani? Yesu nashimye. Haleluya. Ko igihe cyose nicyo gihe nagiye mu rusengero ndababara, sanga yari umudamu witwa Geri yaroga igicaniro mu yere baga mu bingizi muri Sayo, ari muyigisha kutse hariya asoma ijambo ngo ndababaye cyane ngo mwishime kandi munezere nimugubwe gitungo nibagerageza bitari bimwe. Nari ngiye gusubira, yarivuze ntari nanica, nari ngiye gusubira inyuma. Uyu ni we nje kubafasha, ariko maze kwicara arigisha arasobanura. Abashoje nagiye nigira ahantu ndi gushaka Imana, ndagereye mu ishyamba gusa nagendaga mbaza Imana kumbwira ni impamvu ki ibi birimo kubaho. Yesu nashimye. Ikibazo dufite n'ibigutunguye bitari bimwe bikugerageza, urabibona no kujya kubaza Imana ukikoma abantu, ni kanaka ni kanaka ni kanaka. Umwana yaraheruka wenda n'inzoka yarwaye ndabizi
baranya ejo yaciye bamuhaye mu aho kugira ngo utekereze kujya kubaza Imana wirukangiye Satani ahiga ibitekerezo byawe wirukangiye hano. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Twigeze kuba twasengera gari y'urukiko turi tukigana twaje gusenga na madamu giye dusoje amateraniro umukozi arama ariko tumwana bizina cyane kandi dufite inama twari tugiye gusura kugira ngo madamu bakugera ujye murebe genda zakuze aragenda ajyayo ageze yasanga Imana cyane ijisho ryahene nta muriro urakurura akaboko kagwa akigera yaramuka yumva induru iri hejuru ndagenda ngerayo ngezeyo reba umwana amfataho nawe kandi ubwo bari baragira yadiyaye yanditse gira kwa muganga ari umwana we ndamu bene zo pressure zigeze gireyo umwana ndi mu cyumba naki ndiriya waryamye umwana wawa kuyanga niryamira tu ariko ryama ndimo mbazima umwana yabaye ayinere naramubajije natangiye kuganiriza na minota n'umunota hari ukuntu ukora detection y'ubumuga ukadetectinga ngo wumve ko hari ikintu gihari hari attack ihari buriya niba ari dayimoni urayumva niba ari n'indwara isanzwe iyo wahaye umwanya umwuka w'Imana umutega amatwi uramubaza agusubiza ariko pressure yo kwirukanka inyuma nawe ubwawe uvuga n'ubyumva iby'Imana ikuzanira nawe ubwawe uvuga umuntu yagusubije bivuze n'ubimenye ndamubaza byanjye n'umwanya yaragitangira kuvuga ambwira ibyo kurya yariye siga mu cyumba ndakimura ngaruka muri salo njya gucekinga ndebe ibyo kurya bihari sanga ibyo ambwiye yariye ntabwo bigaragara mu nzu so bazuba ari kumwe uwo mwana ambwiye ko yariye ibintu byageze gute nabitetse birapfa birabanira ndabimenye ariko bimenyereye gutiye none gusobanura ko umwana yari ibyo bintu ni ikibazo ariko kubera ubwoba nawe yari yagize yanga aravuga ati kabaye Iryambere ibintu bigiye kwa muganga kuri keza aho ngaho kubera pressure nyine mu gitondo yo kwifanya tugende cyo kwa muganga ati nafata ibizami n'ubwo ni prive ati nafata ibizami nka 20 none fata ibizami bibiri ntureze nta kinini nta na paracetamol bama numva rero gusigaye mu mwana yaradiye yaruka acika imbaraga twavuye aho namuguriye ji yanuze y'amangu uyu gacupa agendeye ngo turata niwo mutiye mu inama iyo uza kugendera kuri pressure yari hari n'induru zavuga hari igihe ukora pressure kugenda kuri pressure ukora amakosa menshi tugenda gake bazunguka Imana icyo Yesu nashimye. Haleluya. Kwisengera ni gute mukeka ngenda ndakeka ko impamvu nibi bitagenda ndakeka kutukeka nabire baguteka ni cyane kutukeka ibyo utazi babashima uburega abandi bantu aba academicians ubungu bise ahigeze nako bakeka ibintu byose ubwenge bwose hafi kwisi byanditswe n'amaformule yavuguwe n'ibiki babishyize kuri internet abashaka kumenya bajyaho bakabibona ibyo utari bubonere hariya urabishaka he urabazima Imana ikubwira Yesu nashimye none se urabyutse mu gitondo usanga umuntu kwabyiye urimo urakeka ko watambutse amarozi kuko ukeka bazumuka Imana uti byagenze kuguru kwabaye ubara bazi ko ari ibintu bitanashoboka mubaza uti ko kuguru kwabaye ese byagenze gute haleluya ubaze marayika y'Imana uti nijoro dutaha ko twari kumwe ni hehe nawe nakandagiye ibintu ko genda bibonye ibyo utabonye marayika y'Imana we yabonye
Haleluya. Umubazi kereka yabo uruhuka kuri koze cyo kumusiga ujye kugenda deploying marayika muze tujye kumubaza marayika imana byageze gute urayigira mbere toke akantu kagiyemo kure mu kintu kuva kure nurangiza wizere kukize wakwike wambare wigire mu kazi ariko nutangira kugora n'ukuru ibi ni ibiki byabaye aha yewe fate telefone kwamagana muzi byabaye naciye imbere y'inzu yabo nari mbizi bari barabimbwiye none aho kugira ngo ujye gusenga uri muri rukamamana abarokore ibintu byo tuzizi habindi dufite imana tudashaka kuvugana nayo dufite Yesu Kristo watubwiye ko icyo muzakenera cyose muzagisabe natwe mu izina ryanjye yaduhaye ububasha bwo gukoresha izina rye turikoresha dufite umwuka wera w'Imana tubana nayo iminsi yose tudashaka gutegura umutwe ahubwo turashaka kumva ibyo abandi batubwiye ibyo umwuka wera nta mwanya wabyo dufite turashaka kumva ibyo bavuze. Hello muribuka umwami wa Siriya arimo baziga baza afata muri twe agomba kuba ari umugambanyi ni gute igihe cyose nteguye igitero gutera Kariyesi muri Isirayeli ko tujye kugerayo bamwe ariko muri mwe harimo umugambanyi bamushubije ngo baramubwiye muri Isirayeli umugabo witwa Elisa ngo ni gross mu nzozi zawe uri kuri bwawe aba yambaye kubera abafite amakuru we Elisa ntakeneye ntafite spies ati kuri uyu ujye kuntekera wararyama hano isi yose akayikubika imbere n'inzozi umwami arimo kurota aba arimo kuzireba arangije ubuswa bwe nabo ubwo mwana ubwo none mugire mufatire mumuzane azi umenye iby'abandi arimo kumenya ibyo ngibyo muri mugire mufate mumuzane baragenda reka bagota aho bari bazari baragota baradukoye witwa Gehazi babona agasote ageze hanze agaruka ati turapfuye birarangiye bigenze gute ati ngabo zaduteye arasi arambwira ati zo nayo nazibonye ariko reka gufasha urebe izo turi kumwe nazo hanyuma uzigereranye n'izo ubonye uze kumbwira ingabo nyinshi ngo arangije babwira Imana ngo kingura amaso ye Gehazi yeretswe rimwe mu buzima yaragiye yibye ibyo hano arabemba aragenda nyine ariko yareretswe nibura rimwe nibura unaniwe no kwereka uwo rimwe Gehazi. Haleluya. Ngo arangije ahumutse gato atayiwe ubonye ingabo noneho atwarwa n'izabonye byinshi bwazo n'imbaraga zazo bituma noneho ashibwoba yibagirwa za zindi yabonye hanze. Elisa arambwira ngo ngwino ngwiri kwizi ngabo zikora araza aca muri za zindi z'abagosi zirahuma beba ngo zirahise wahuma ukagenda urazitwara yazifashe ni umwuka ariko ntaki amaze kuzifata arazishorera arazitwara azishyira umwami wari umudere bw'abana bakuzanye undi ati reka tubica tuyewe ibicira bahuriye hari Imana yamuhaye murabica bareka barongera barabose kujye kuba ari muri sobanyu ko byagenze. Haleluya. Iyo wowe ubwawe uri mu training umwuka we training kugira ngo ubane n'umwuka w'Imana ukorane utangira kwirinda urusaku rw'ibindi bintu byo hanze. Yesu nashimye kuko urusaku rwo hanze rushaka kumva ijwi ryabo rirazamuka cyane kugira ngo risumbe ijwi ry'umwuka ukongore. Iyo witaye kuri sakuza cyane rya nirikongora ntabwo ryumva kandi ijwi ry'Imana riza buhoro ryongore. Yesu nashimye. Haleluya. Haleluya. Uhura n'umuntu mwahuza amaso umwuka w'Imana akakubwira ngo uyu muntu arakwanga cyangwa mwahuza amaso uyu muntu ararwaye cyangwa ni muzima. Hello. Dawidi aravuga ngo reka njye kubaza Imana ikitekerezaho amaze kumenya igimutekereza haragana wowe ubwawe ibyo ngibyo ubona byagutera urujijo ufite umwanya ukajya kubaza Imana nta umwanya ufite. Ikibazo rero kinyobera umbajije ngo bafite akazi ni bande hano namutagize ngira ngo na batanu kwijana mufite umwanya
abari mu kazi bati nta mwanya mfite akazi ni kenshi none se nta n'akazi ufite n'umwanya wo gusenga nawe amasaha yose Yesu nashimye. Haleluya. Ayo masaha uzanashirira mu maganya gahinda mu nkuru zidafite epfo na ruguru. Mana mu izina rya Yesu, Mana mu izina rya Yesu, Mana mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu. Hayindi misenge ni Mana mu izina rya Yesu. Gusenga rero hari gusenga mu buryo bwinshi butandukanye. Hari igihe cyo gusenga usakuza, hari igihe cyo gusenga utuje, hari igihe cyo gusenga ugenda, hari igihe cyo gusenga wicaye, hari igihe cyo gusenga uryamye, hari igihe cyo gusenga uvuga amagambo asohoka, hari igihe cyo gusenga amagambo adasohoka kandi urimo kuvuga. Yesu nashimye. Abantu basenga mu buryo butandukanye. Bisaba rero wowe nk'umurokore kumenya muri iki gihe ndimo ndasenga. Nigeze kubikomozaho turimo kuganira ni gute imikoranire yacu n'ijuru. Ese ni ryari nsenga nsaba Imana, ni ryari mvugana na marayika, ni ryari mvugana nsaba Imana, ni ryari mpamagara Yesu, ni ryari mpamagara Umwuka Wera wese kwina kumuhamagara ko turabana. Yesu nashimye. Ni ryari senga nkoresha amaraso ya Yesu, ni ryari senga nkoresha marayika w'Imana, ni ryari senga ndimo nganira n'Imana na Yesu Kristo n'abantu n'inteko y'ijuru yose. Yesu nashimye. Mu misengere yawe ugomba kumenya uko usenga. Haleluya. Ugomba kumenya uko usenga. Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'Umwuka w'Imana ni bana. Ni abadasenga ibintu bimwe mu buryo buri rutini bahora bavuga ibintu bimwe bisubiramo. Bamenye uko basenga. Ni ryari uyu munsi ndimo ndasenga, ariko se ntabwo bituma ko ngiye gusenga n'ubashaka gusabana bwanjye cyane, n'ubashaka Yesu cyane, cyangwa ndimo ndategura intambara ngiye gutera mu buryo bw'umwuka, nkeneye kudeployinga abamarayika n'abasirikare nk'imyuka dukora niko biri bamwe mu dukorera. Abamarayika urabakomandinga ko gute mugende mukora iki bakagikora, ko dufite ubushobozi bwo kubategeka. Yesu nashimye. Ni ryari nicara navuga ngo ngiye gutegura urugamba kurwana mu mwuka, noneho reka mbanze deployinga ingabo zanjye, nkahamagara abamarayika nkagena umubare nshaka. Niba nshaka abamarayika 10,000, ntabwo Imana yigeze igira ku mubare undi bita ku bamarayika. Shaka nahamagara n'abamarayika miliyari, havuga ngo ndashaka abamarayika b'Imana. Nawe nzamba ngo 500 mbadeployize hano, 300 mbadeployize hano, 200 badeployize hano, 100 badeployize hano. Hanyuma urugamba tugiye kurwana uko ruteye. Yesu nashimye. Narangiza uwo munsi ngasenga ariko ndimo komandinga abamarayika ngo bakore. Ni uburyo bw'imisenge. Ni ryari ndibuze gukorana n'amaraso ya Yesu gusa. Abwira Yesu avuga ngo amaraso yawe niyo nshaka. Haleluya. Ni ryari noneho biro Umwuka Wera murashaka jye nawe tugiye kujya muri operation, wowe icyo umbwiye icyo ndi gukora, icyo umbwiye icyo ndi gukora. Numbwira mbicara ndicara, numbwira ngo fata mikoro ndayiha, icyo umbwiye icyo ndi gukora. Ni uburyo bwo gusenga. Iyo utabasha kwitandukanya rero gusenga yayandi paka n'izina rya Yesu. Abantu bakabona icyuya cyane kiri mu hanagura wasinze, ariko nta point n'imwe yigeze ureze. N'umuntu agiye kwibaza icyo bavugaga yamugora gucuma. Ndibaza ko n'Imana ubwayo iyo rw'icyo uri gukora, kuko ntabwo wavuga ibintu bitava mu mutima wawe. Nuvuga ngo akavuyo twumva uvuga karimo karaba no mu mutima wawe. So niba harimo akavuyo, Imana irabikora. Yesu nashimye. Haleluya. Paulo abwira Timoteyo, arambwira ngo igihe ndakubwira ngo wingingira abantu,
uburyo bwo gusenga bwa mbere ni ukwinginga. Abingizi ni bande binginga? Abingizi ni bande? Bamera bate? Binginga bate? Nasubashimije. Haleluya. Barangwa n'iki? Ko ntabwo abarokore bose si abingizi. Abingizi barangwa n'iki? Muri sosiyete bamera bate? Bakunda iki? Banga iki? Niki birinda? Haleluya. Yesu ashimwe. Arega hari ukuvuga ko njyewe nshobora kuvuga ngo ndi umwingizi, ariko kuvuga ko ndi umwingizi ntabwo bigira umwingizi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Abingizi imisengere yabo bwa mbere ko basenga ni abantu batirebaho, bareba kwa bagira umutwaro w'ubuzima bw'abandi bantu kurenza uwabo giti cyangwa ubuzima bwabo. Bagira umutwaro w'itorero kurenza umwingizi aba yaburaye. Babwira amasenga asaba ibyo kurya agasengera itorero ry'Imana. Umwingizi ni umuntu ubuzima bwe yarimo asenga, areba igihugu, areba umugabane, areba umuryango, areba itorero, we ntabwo yiyima. Niyo mpamvu akenshi uzasanga hari abingizi nyabingizi, kugira ngo uzamubaze, ushobora kubaza amaze imyaka irenga 20 hano, wamubwira uti ngwino tugere hano iriya, ati hara mu mujyi, umujyi no kumeze, ashobora kubaheruka muri 1995 kandi abantu muri Kigali. Akazi ke nakazi si ukuzerera Kigali, aba ku gicana. Yesu nashimye ko igihe cyose aba ku gicana. Uzamubaze business ntazi ibikumva gusanga ibiciro birazamuka, asenga kwita umwuka uzamura ibiciro. Akeneye kujya muri detail bamenye ngo birakomoka he, inflation yaje yavuye he, ese niyo twimpotize, ese niyo yavuze hano iwacu. Ibyo ntakeneye gukora kwita umwuka wa inflation. Icyo mubwiye ati kwita umwuka wacu ko aba yararemariye kwita iyo myuka arasenga. Yesu nashimye. No umuntu utazigera, ntuzigera wumva mu buzima umuntu agira nawe ikibazo, ntajye interagitinga n'abantu, yirinda. Umwanya umarana n'abantu urarangara. Ushobora kurangara uri manjwe n'amatiku y'abantu, Satani akakwiba. Bamera nk'abantu barinzi. Ni umuntu uri mu izamu bagiye gutera penaliti, uriya n'ivubi ryamurya, ntabwo n'iruyuki rwamurya ntabwo arwumva, barareba umupira ugiye guturuka. Abingizi bahora bareba aho Satani yaturuka, atera itorero, atera umuryango, atera ubuzima bw'abantu. Ntabwo ubona umwanya wo kuranga. Yesu nashimye. Abingizi ni abantu bavogera ikirere cy'umwuka, bakenera kumenya ibyo mu mwuka cyane kurenza kumenya ibyo mu mubiri cyangwa se bigaragara. Bakenera kumenya impamvu z'ibintu. Ese k'imvura yabuze birimo biraterwa n'iki? Bagasenga kugira ngo bumve n'iki kirimo gutuma imvura itarimo kubona. Ese ko harimo haza indwara yadutse yavuye hehe? Abantu bamenye amakuru bwa mbere ni abingizi. Yesu nashimye. Haleluya. N'abantu mu muti business yabo bameshe kamwe ni ugusenga. Arasenga, agasenga, 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 akongera agasenga. Amasaha y'umutima we uba mu rusengero. Yesu nashimye. Haleluya. Haleluya. Uzigera wumva umuntu umurega, uzigera wumva uwarega, uzigera wumva umwanga, yahuriye he nawe waba mu gicana. Haji uriya musaza wita Bishop Safari, biragorana kugira ngo ube wamubaza. Ushobora kumubaza na Nyabugogo ugasanga ashobora kuba atanakihimu. Ubuzima bwe bwose aba musima. Amasaha ngira ngo amaze gukura, asa nkaho atagikorera kuri ritime yakoreraga. Ariko mbere wajyaga mu gitondo ukamusanga mu gicana, nyuma ya saa sita ukamusanga ku gusenga, saa tanu z'ijoro ukamusanga ku gusenga, saa cyenda z'ijoro ukamusanga ku gusenga. Amasaha menshi yose
yajyaga mu rugo agakaraba agahindura imyenda akajya gusa, akajya mu rugo agakaraba agahindura imyenda akajya gusa. Ubuzima bwe mu burukwiye, yubaka igicaniro kirakomeye, atoza ab'ingenzi barakomeye. Uyu pastor bita Jean Pierre ni umwana wa Bishop Safari muri intercession ku gicaniro. Ritime Bishop Safari yakoreragaho niyo Jean Pierre ari. Umubazi ibintu mpamira nigeze kujya nkamucoka bateko tuvugisha. Ubu ngubu ntutwaye nkamugeza mu mujyi nkamusigayo wamenya natega moto. Nuba yatega moto. Atari ko niyo giye ngo nubasa kuzakora barashaka no kuhagara. Kubera iki mu mwuka arasakuye. Ubuzima bwe bwose aruhuka ari gusenga. Yesu nashimye. Hallelujah. N'umwinginzi yabigize arasenga. Umwaje ngo nyine ibyifuzo byawe usenge batumubora usanga ntabwo arakubwira itorero abantu barimo baragwa, nta bantu bagikizwa ku cyumweru, nta bantu bakijijwe bahamagaye abantu baza gukizwa barabura, kuko abantu batarimo gukizwa, abantu barimo barava mu itorero, abantu barimo baragwa, Asafu ntabwo yaririmbye neza, umucuranzi yakererewe, bene ibyo byose niko kazi kabingiza. Iyi rero Imana iguhamagaye ikaguha agakiza, ubuhinduka umwinginzi w'umuryango uvuka mbere y'ibindi byose. Bariya bene wanyu muvuga ngo simvugana nabo, mbona badakijijwe, hari abarokore bakizwa agacika n'iwabo, ngo iyo ndayamba numva imyuka mibi igenda mu nzu yabo sinshaka kurarayo. None se mutararayo uzararayo? Inshingano yanjye Imana yaguhaye ikimara gukizwa ni ugusenya ibicaniro biri iwanyu, uhinduka umwinginzi w'umuryango w'iwanyu. Yesu nashimye cyane. Byakugora ko uzajya gusenya igicaniro kiri iwacu utarasenya ikiri iwanyu, ariko numara gusenya ikiri iwanyu bizakorohera no gusenya ikiri iwacu. Haleluya. Yesu ashimwe. Ukizwa ntabwo hari abantu uyu munsi bameze neza batanasenga, ariko kuko hari ab'ingenzi n'umuryango wabo bahora ku gicaniro basengera. Ibyakabarwanyije barakubise babikuye. Iyo uri umurokore ntiwinjire mu gisekuru cy'iwanyu, ntiwinjire mu kinyirakuru, ntusenye ibicaniro biri iwanyu, ndakubwiza ukuri nta kintu urimo gukora, urimo gutamburiza nyuma. Cyokora ibintu bizakuza kubona ijuru, uzakizwa wubaha Imana, ube umunyantege nke, ube umunebwe, hanyuma nugera mu ijuru Imana nyine izagutuza ahazaba habonetse hasigaye hose. Uzaba nka wa muntu w'umukene ngo wahoraga ku irembo ry'umukire, wa Murazaro w'umukene, ngo hanyuma umukire arapfa, wa mukene arapfa, sibyo? Bamubonye umukire yarapfuye nawe aza kumubona, we yabwira ngo nakoze ngo agatoki mazi gatwageze ku rurimi rwe, yamubonye ari abiri babone mu gituza, igituza kwa Aburahamu yaramupfumbase, yamubonye ku rubaraza rw'inzu ya Aburahamu ariho ari, yagiye gucumbika kwa Aburahamu kuko mu ijuru nta nzu. Imirimo dukora hano ku isi niyo iduhesha amakamba tuzambara mu ijuru, ni nayo iduhesha aho tuzaba. Yamubonye kwa Aburahamu acumbitseyo. Yesu nashimye cyane. Ko wakizwa nyine ukibera umunebwe, ukibera ukazajya mu ijuru, ariko kugira ngo ukizwe uhindure amateka, mbere na mbere ni ukujya gusenya ibicaniro biri iwanyu. Yesu nashimye cyane. Haleluya. Wibwirukanka gusenya ibyo kwa kanaka utarasenya ibiri iwanyu. Ni nko gushaka kujya kubohora umuntu ngo uramwirukanaho dayimoni kandi nawe ukiboshye. Uramwirukanaho nawe zikuziritse. Mbese urirukana dayimoni gute nawe mwiza uzikora ku mutwe uzikora? Yesu nashimye cyane. Kubohoka ab'ingenzi mbere y'uko babanza kubohora abandi biheraho ni wabo bavuga, ugakurikirana amateka. Birakutungura gusanga unabura ko ari umwingenzi, wamubaza nibura karande mbirizi wabo azikubwira. Niba utazi ibicaniro byabaye iwanyu mu muryango bakoraga, ntabwo uzindiga mu rukundo. Nese uzasenya ibicaniro byo mu baturanyi utashanye ibiri iwanyu. Hari abakubwira ngo simfite abantu nabaza, ntabwo ari ibyo, excuse ntabwo ari ibyo.
urasenga umwuka w'Imana akagutwara mu bisekuru iwanyu n'ababaye mutaraba ukababona. Nabahaye urugero, narasezengera ahantu haza abantu turavugana turaganira, ndende mu kiganiro nagendagera mu rugo ndababwira ngo nabonye ubusa kugenda gutya wambaye gutya twabonye ibini, batangira kureba narababwiye baramumenya. Ntabwo ari ngombwa ngo mbe naramubonye. Niba nagiye gusenga, niba nshaka gusenga ibicaniro by'iwabo biransaba kwimba ajya kure, amakuru batampaye ayishaka umwuka w'Imana akayama, kuko igihe bari bahari umwuka w'Imana yari ahari. Yesu nashimye. Igihe cya sokuruza wanjye wa 10 ariho umwuka w'Imana yari ahari, aramuzi kuko yaramureba. Biraba mu isi tarari ngo mbere na mbere hari iki inyanja, hejuru y'inyanja hari hejuru y'isa turi hagati, umwuka w'Imana agenda kayo. Baba umwuka w'Imana yari ahari na sokuruza wa 10 ariho umwuka w'Imana yari ahari. Umwuka w'Imana afite ubushobozi bwo detaye n'ibyo kurya kundaga kurya n'ibyo yakoraga byose akaguha liste y'ibyo azayiguha ryari igihe bagiye kwishaka, uzajya kwishaka ryari igihe ushaka kugira ibyo usenya bitewe. Yesu nashimye. Utari kumva ko biri ngombwa mu nshingano zawe usenya abantu bari baracyarwara indwara b'abarokore, uri murarwara indwara z'iwanyu, umwana arayifata ko ariko uyu niba tubona sekuru yarayirwaye ngo ngira na sekuru yarayirwaye niyo iwawe, ako gakiza kawe katarimo guhagarika iyo ndwara iri generation nigakiza nyamutsitsi. Tuvugishije ukuri, uwo Yesu wamenye afite imbaraga zingana. None se niba abana ingeso zabo barimo kwitwara uburyo ibintu birimo kubiwanyu, urabaza ngo bari kubiwanyu iwacu uko twabaye, abantu baracyapfa ku myaka mito, barakenye arageza imyaka 45 bakitegura kagiye kubabaza ngo bacu nitujye turenza iriya myaka. N'uwakijijwe wabo arakizera ko atarenza iyo myaka. Uyu muntu akagakiza yamenye, uyu Yesu yamenye arimo aramufasha icyungu. Abarokore haleluya. Yesu nashimye. Ntabwo twahawe agakiza ko kugenda tugenda izina turabarokore nzakagendana ndi umurokore, aho ngeze bazi ko ndi murokore, no muri karitsiye banyita murokore, nabo bana banyita ntabwo urokoka kugira ngo bakwite murokore. Wasigiwe inshinga, niba utarimo kuzikora urimo atangaza Umwana. Yesu nashimye. Urashaka kumwinginza? Haleluya. Urashaka kumwinginza aguzingingira itorero, utaringingira umuryango wawe, aguzingingira igihugu, utaringingira umuryango wawe. Nuko yigeze kuza kumbwiriza, arashaka kuza gusenya ibyaha muri jyewe, arasenya umwuka muri jye, ariko mbona nawe ubyabwira asomera ijambo ndamutsinda, ambira ngo byaha ni kumenya Imana ni ubwenge, kandi vuba byaha ni kujijwa. Ntabwo ntugize neza gusoma ibyo cyane tubyanditse ne biroti yawe turende bari ku ishuri. Arambira mu biroti ngo y'amanota bibirebaho ubwo se ko bwenge mvuga. Ndambira rero yewe ngo narizi nuko niko twaje gushaka ku ishuri. Niba hari ubundi usimbuza ariko ubwonzi no kugeza ne biroti yawe turebe, hanyuma umbwire gushingira ku ifatira. Ubuzima bwo gukizwa byatoranye muri secondaire ni imyitwarire y'abana bari bahari cyo. Umuntu arabuhanye mu ishuri kandi akabuha mbere muri nibature. Uwo muntu agakiza yamenye iyo Imana itamuhaye ubwenge njye nayikurikiranye. Ayo niyo yari amarushiga yawe. Kandi Imana yaduhamagariye kuba imutwe ntabwo tubiki. Nese umuntu wabaye wa nyuma araza kumbwiriza mu biki. Nibyo yaje gukora ku ishuri byaramunaniye. Kuva waramaze byakunaniye rero birakugoye kugira guhindura. Kuki abantu tuvukana nabo inshuti zacu batari gukizwa? Twarananiwe. Kandi barakureba Imana abantu barimo barayishaka mu bintu bibiri. Bayishaka mu mbaraga zayo zigaragarira muri wowe, bakayishaka mu bihindukire y'ubuzima bwawe. Yesu nashimye cyane. Kuki mutinya kubwiriza abakire? Umuntu uzaba arimo wirukanka imvura irakunyagira, urura rubita mu mutwe,
hanyuma ahagarika imodoka ye aguhe lifuti, nugera mutangira kumusaburiza ngo nagira mubwire ngo akira agakiza hari Yesu, ati sohoka modoka yawe. Nunagiramo nawe uzatinya kwivuga kubera iki? Urareba ubuzima bayemo n'ubwo bayemo ukagira ipfunwe zo kuvuga Yesu. Amazi azaza imvura iguye nijoro yinjire mu cyumba wawe, asohokane muri salo, wirukankana ibintu ujye kwisha ku muturanyi ufite inzu nziza imeze neza.